Ewe se reba waribonye nukura televiziyo igenda umva wari nukura televiziyo isize ntabwo ari televiziyo abagore bagira ubwoba nawe urabizi nyine kuri moto wigeze wigisha umugore wowe uzi reba ariko reka nkubwire Gendo ari gucuruza ko bikase we munaba mufata abantu mubafunye mu mazi mubisobanurira muri mabuso utangiye gutekereza neza nicyo mukundira mundi sana ni ikinyobwa unywa ugahita umererwa neza cyane ahwe sikuda ikinyobwa kiryoshye nkasana hamwe isa n'iteye ubwoba iyi sana hamwe se waje umingi buri gihe niyo nzajya mwihera akaba uzajya winywera rwose ibintu by'amayoga uzabyihorera imitsi aho guma kandi yurira ikamyo urabyanga ngo twe kumukuri oya wazaza nko muri weekend ngo ngumfite abashyitsi bari basuye iwacu kandi baba bakeneye ko mbaganiriza baje Kigali ngo bwa mbere baje Kigali nta muntu urumva rero ni ibintu biba bitangaje byo kugira ngo nubwo nta mahirwe nazakubwira nko muri weekend ntacyo kamanganiriza abashyitsi umuntu yagutanga kumugisha ariko sawa ku mahirwe namwe umwaka mushya yego ko dufaranga waduha watumpera nose ata nta kibazo tumpera nose bihumbi ijana se nabikoresha iki koko tumpera nose ata cyangwa utumpere kamiri kwa Rugigana bari inshuti zanjye cyane utubame sawa yego yibi bigori nanjye fatira ntebe nicare hose rayikaraga makuru ni meza umeze mute mu cyaro ni ibisa ese wabaye pasiteri sinabimwe mwabaye abapasiteri ko mwambaye amakaruvati urabizi inkoni zabaye nyinshi kwanga ko bazajya rero batubona ahantu hose bakatubona nk'ibisambo tugenda twiyoberanyije ko inkoni twazaye zigiye kutwica ahubwo se yuriye ikamyo akagenda twavuga ngo iramuta muri kaburimbo aha sha mugisha w'umuntu ko akarawutegereza ntabwo mutegereza ahantu hose nahawe ariko abadapfuye barabonana koko baraza mwamamaga muri mu mujyi twaje twuriye ikamyo nka kumwe waje ariko buriya twaraye mu ntuza numvise bahita ngo nimba ari kwa Kabuga nimba ari kwande niho twaraye mbegere iko muri bazamuduka zimuziri ibirahure nk'ibintu bya perezida agenda Bwamitsutsu nawe hanjye narakubiswe nawe undi kumva rega kumva biruta kuvuga wumvishe kizima nuko ugomba kumva ibintu nta n'ikintu biba bitwaye ngo nshaka iki koko icyo nshaka sinagukiza kuko waje mu rugo kuri bigusanga ufite ikibazo mu rugo se warahanzirikiye nikira ujye mu rugo warahanzirikiye kandi umugabo wawe ndagaruka nkubaye umugabo wanjye uri kumwe aba yaparitse imodoka moto ribi ibipangu byose Imana ihindura ubuzima ngaho ziba nabyumvira hagati na hagati sha ako uziko nta n'isoni mugira burya mbibonye ngo nsubira he ngiye nsubira hehe umva mbare gatatu wande kuri umugabo ariko rero kamubwiza ni nawe unsuzuguza izi ndaye mama umva ntumenyere sinkumenyere iki ntumenyere wa mugore we aho ngaho kagora mama takurega nta n'isoni umugore wasose icyo ndi kuvuga kanganire nawe ndagaruka ngusenge mu rugo hari ikibazo ufite ubundi wowe kunsange hehe
warahanzirikiye ubundi wowe kintu ugomba no kumenya kandi mbaza nanazikubwire wowe nemera w'abagore nkeneye kuba nabatunga bari bo bose baba 50 baba 100 ibyo kizo kandi urabizi nawe umusore mugenzi wawe ubu buryo nibwo wemerewemo ibyo ubwo ariko bwose amategeko tugenderaho baragushutse kubijya bona nawe nakuriza wingenda ntuzaneza indaya ntuzaneza indaya ntazakwereka nyina mikino warwite se bivuze kwishije yamenyera ngakoze ikingo yemerewe gutunga abagore 700 reka mbigusubiriremo nyuma yanjye bagiye gutonda noneho umurongo wiyahure zibaho ngaho se nyine mbwiza wiyahure ntabwo mvuga menyera kurya ntabwo mvugana nawe nabikubwiye indurya imungure abagore 700 jewe ry'imungure jewe ndakwiyamye burya barakubeshye umva si wowe nteze zino ndazawe ntabwo ndi ndayo ubimenye ntabwo ari ubu buryo bakubwiye kurongoramo nabwo uzajya ubimenya kandi nuko namwambaye amagofero mutazi n'amategeko y'idini jya mu rugo ndagusanga mu rugo naho njye cyangwa inyama naziraje umva tugende tujyane nawe nuzasara Yaje ikabura arashe nyama. kwikorera amashashi ndakubwiye ngo madamu ni nyina wa mayibobo niba utanabizi ubimenye urumva dore uko kireba ubundi si iki ni igiki reba aba yaparitse imodoka na moto gira neza ni ukuri noneho nawe reba intebe basigaye wagira ngo ari mu biro kandi ari mu rugo ikanira umugisha wundi ukanyibuye koko ubu natwe turi kubyifuza uyu wikaniye igifu cyasohoka ariko mwarasenze mu buriki twabonye iki saho twabonye iki ko ari inkoni zo muri gereza turasenga kwa mbuga ngari naho twirirwa buri munsi umva ariko ntabwo ndi kuri ubuzima bwarahindutse ugiye guhinduka byo bajemo difera hakometse wagiye ikuzimu wagiye ikuzimu ibivuga byabo byabindi se sibyo mvuga hasa akaba kwa murari minani uya ntabwo nyine reba nawe igihe yaziye kandi azana afashe ku modoka so umuzi se yigeze yiga simuzi ubuzima twabanye nivuga ngo twebwe ni nabwo tukirimo nageze naha ubuzima burahinduka mbaho neza ndya neza nywa neza mbaho neza ndyama neza mbese nkora ibintu byose wagira ngo umunsi wawe wageze uba wageze ngaho ziba nabyumva byibuza wibuke ko twakoranye bituduha nk'akazi iyaba ntarabyibayo ntabwo mbabwiye ngo muze mu ndege nyine ndi kuvuga denda ahita akora ku muryango nanjye mu gikoni kambaterere duhite dukora akazi wese gatoya naraje i Kigali ubitana n'umuzungu yamahe umuzungu witwa Antoine zungu babandi bazaga mu cyaro tukirirwa tubirukaho ngo umuzungu cyane rwose mbaza ngo yavugaga uruhe rurimi wese bagufururimi wararumenyera vuga ngo ruhe se mwigeze mwumva mu buzima bwanjye mvuga igifaransa narakidudubije turabana ujya ngaho akazagenda ngakabi naho kagera none se mitsi umuzungu abaraza kuzura urupangu agura imodoka agura amamoto ubu bana n'umuzungu hano hari n'ibindi bimoto yahise yigendera yahise yigiye muri Amerika arabigusigira se yahise yigiye muri Amerika ansigira hano arambwira ngo icyo kunywa icyo kurya uza amadolari mfite we yaraguze aragusigira arigendera azigira ibyo kurya arambwira ati uzayirwanya ubu wasenga ibyo bintu bikazakugwaho ibyo bintu ahubwo se aya mahirwe n'umuzungu akagura baza ngo umuzungu akora iki aya mahirwe abaho rimwe mu afite uruganda muri make ndushishije ihoho ryawe ushaka kubwira iki basi nyumva bwarimo mama ntabwo nkwa cyakora n'uwarya bwarya inzungu reka nyumva basi unsuzuguza iki ngiki wanyumvisha bamabyiwe nakanduta amabyi Gichaka kubwira n'iki ngiki umva nukuri umugabo wanjye mbagushubije nyine nyumva njyewe ibyo nimo ndabizi kibebejwe umva ikubise mu cyabangu yikora imbwara uyirenze wanyumvisha wahembewe ibyo ndimo nge ndabizi sibyo kuvugana nawe hano turi kuganira nuza n'ibintu byo kubaretse nuza n'ibintu byo kuvuga ngo abagura ikizima muri kuganira mucamatanye gutyo muganira icyo ntacyo nzamurutisha icyo naguha sibyo icyo azaba nawe uzakibona kandi kugiye ninjiwe nkabyuka saa 5 nawe nzabyuka saa 5 narakubwiye ngo barakubeshye ibyo urimo byose birarangirira ahangaha wibeshye nsange mu rugo nimba uri umugabo uri umugore wanjye se uri umugore wanjye wa mbere ndetse wa mbere ngomba gore kubaha n'abana ngiye kuza cyangwa se abo nazana nabo bakakubaha
niba mu muhanda abantu bashungereye Waranyi- uri kuneza abantu waranyi- umazi n'igapitira wanyoroheye wanyoroheye kumvikana mu bintu dufite akamaro kamaro reba mu gihugu cyose bari kunyura uyu muhirimbiri wawe n'uri kuvuga kuvuga ni kimwe mwubahane twubahane hari icyo uzi wowe muri ubu buryo umva madamu nkwiyamye ntiwongere kunyita ngo ndi umuhirimbiri guhera uyu munsi ntiwongere kandi ndakwiyamye urandeba iki se urasetsa ndanagusetsa ariko burya useka iki se umva wirenze urugo niko nakubwiye ngo uyirenze urugo nabwiye ngo menyera nanjye nuko banka bakabaga dadayo ngaho kabakaba umvise nizere ko nagusabye utazongera ntiwongere kunkabakaba kuntuka ariko mu buzima bwawe na rimwe nongere kugutuka uramubaza iki ariko wagiye mu rugo ukajya kureba abana nabishima ari iwawe Wagiye kureba nabishima abana. ari iwawe nibwo nabishima nta n'isonerega dore uko ushaka kiza kumenyera niyo nama nakugira cyaha ngaha ho ni danje noneho ndabona wisumbukuruje akora iki se mbaza ngo umuzungu akora iki akora iki ku muntu ko biri kose umuntu wagurira umuntu ibi bintu aba yabinguriye yarabinsigiye harya yaragusigiye ariko ni nk'ibyawe ese nimba aguze moto akayiguha afite n'imodoka akaba ari wowe afite uruganda rwa sana inaji niwe nyiri sana inaji niwe sana ibaze ko ari nazo zadufunze yampaye mujya muzanze yansigiye amakarito n'amakarito twamanuye aka karito ku modoka iri ivuye i Kigali reba kano kantu badufunze ibyumweru bine uri kukabona nakabonye kanditseho ngo inaji drink niwe nyirarwo agacupa kabamo ni nakaka kaba kariho gutya natwe aratugurira kaba ko ni umukire cyane umuntu ko numvise ko umuntu wa nyirisana ngo ari umukire natwe aratugurira aradusigira ibindi cyangwa se mudusabira akazi mu mwaho ari ibyo ahubwo yansigiye imodoka ibintu bingana gutya nta n'ikintu nzi nta kintu uzi gutwara se nta moto nzi abantu birirwa bambwira ngo hano baze ngo mbigishe imodoka nabuze ahantu naheza ubifite niyo waba utayifite se bwo ntibihagije ahubwo ntibagiwe kukubwira urumva tugize amahirwe tuje dusanga byaciyemo nanjye nabonye perime ubonye perime nzi gutwara imodoka ariko kenshi bayintwaramo banyigishiriza bano bana baba mu mudugudu se kubirwa mu mafaranga bakambwira ngahoda nanjye nzi gutwara moto kirutwa n'umufuka wa sima niba ndutwa n'umufuka wa sima we yagutaye kubera iki yagutaye kubera iki ibyo nirari ry'abagabo ntawe utabizi arewe humura shuti yanjye humura nzabikwibutsa ndimo ndakureba nkagira none wowe yaba nanjye kabiri ntigisimbuka bijye kuri rimwe kabiri ntigisimbuka bijye kuri rimwe urumva umuntu udafite iteranirizo wagize ukantuka kafashe njyewe se urabona ari nde uri muri korotesheri nturi kwinyonyo se nturi kwinyonyo nawe warayibonye arayibonye ngo nanjye munyigishe natwe tubonye umuzungu ugiye kudufasha nanjye ngo munyigishe gutwara siko nyimaranye imyaka 2 nubwo nta kintu nayikojeje nyine kenshi mu cyaro perime tuba twayitabye nta kintu itumarira bahora badufunga ngo kontake kona iyi ngiyi kukwezi nzajya mbahemba ngahe kumve kuko ndashaka ko munyigishiriza abantu amafaranga kuko ukwezi bajya bampa ngahe ariko nta hantu wiyanda bacumbikira uraducumbikira mu nzaha ibintu byakemuze mufite ikihe kibazo ibihumbi 20 si byaba ari ibyo watugaburiye ukaduha naho kuba nayabaha nzajya nkwigisha nta ibihumbi kibazo 20 ntabyo nabaha ibihumbi 20 ntabyo nabaha pe sheri urabizi ndagukunda pe gakundirwe nakora na buri kimwe cyose kugira ngo wishime ugiye ku musozi uravuze rwose wadagazwa abantu bose bararungutse barandebye haji muzima haji nawe ibaze haji muzima nyine ini kintu mba kwibaza ni nk'iki reba haji muzima ko nta kintu ntakoze kafiri marihuna niyo nzari nakoze kugira ngo wishime ubwo se tuzumvikana gute uyu nguyu atari n'umusiramu byibura kafiri marihuna muzarana mu buriri ngaho muryame nyine watuje nahumure ndamuhariye nzongeye kurana nawe uzabone nongeye kurana nawe mu buriri naba mbahenda byibura najya buri muntu umwe najya mukubita 50
senkani wenda kubera ko kwiga ku ahubwo turakize birarangiye mirongo icyenda ubwo amezi 2,100 cyane rwose amezi 4 ibihumbi 200 cyane rwose ahubwo ni ibinsi ujye tukaguriza natwe turahita tuyubaka ariko mvuze kugira ngo nkwizere iyi modoka nuyisora amazi mu gipangu ndabyemera siko turi ubundi muri twa tuntu dutoya twegereye hari hangana kuri ubwo igisohora ubuhanga burimo nanjye ndabuzi makuru ntacyo nkwiriye ikona irimo konaki rikanze nkwigaragaza arayisohora neke ni umuhanga je uza hano ubu najya nabikora agafane uziga ari ubuhanga jewe kanze ngere uzi nawe uzimuza ego ko niko kazi kanjye moto ndayivuyongera cyane rwose wabonye ko nzi no kumanura ibirahure yisohora turebe reka gufungure turebe reka mufungurire rwose mwereke umuhanga wawe yewe ndakazi tubange mbere ubutinzi bipfuza Guru umugore wanjye reba neza ariko hera hasi kuzi wanda gupfa ibiki byose kututanyurwa ari umugore yahuza man amagambo kututanyurwa ko mumu basi mwari muwazanye ngaho nyurwe ngaho genda nari kuko wanzaniye yihoho nyurwe basi jambo turavugana basugira nta kibazo umva ninjye nawe niko mada nawe se waje mu rugo koko nkwihoreze igwishijemo ase wishimiye yuko umva ndagushinyitse kuko ngusetse nakubyara dore uko kigenda wishimiye yuko uzaba ndi mu gasozi ngakureza amafaranga umva mureke ukajya na turi gusanga mureke mwihorere yere kugutesha nta kintu nakuze ngura muntu mureke wamaze kwemeza ko uzashaka abagore 700 urabyemerewe ibindi rero ni amagambo uza ko nawe umeze neza utazanye ibyo kwandika nasa n'ubufite wowe seri ntacyo ubaye imodoka se ntacyo yabaye ntacyo yabaye ureba ukuntu yayigize ayewe ntabwo yaba humura no twabigishaga kagutanga se karagera ku mutwe sohokamo sohoka sohoka se gira vuba ariko nawe wivuga nabi sohoka ariko genda wivuga none se ko wamwigishaga ndakwiyamye none se umva ni umunyeshuri sorambwiye ko yabimenye reba ukuntu imodoka y'abandi muyigize wigisha ko yari umunyeshuri reba ukuntu imodoka y'abandi muyigize ariko wari wambwiye ko yabimenye bayitayo hano mana nyagasani we ntacyo wabaye ntacyo wabaye ureba ukuntu imodoka yanjye muyigize ariko yari umunyeshuri ndakwiyamye sorambwiye reba ukuntu imodoka yanjye yigize reba ukuntu mungiriye imodoka uri kubibona ariko yari ari kwiba mana yanjye we mana waremye bishirama yawe oya ariko rekura madamu aramaze hagarara banza uhagarare hano ubundi murekure reka madamu umva nkubwire reba ukuntu imodoka yanjye yabaye none se ko madamu arongera kuba madamu wanyishyuye umva wari wambwiye ko buretse reba warubonye nukure televizeri igenda umva wari televizeri isize ntabwo ari televizeri imwe mana nyagasani wari wambwiye ko wamwigishije yabimenye umusore abana we yabimenye kandi ubona atari yakabimenye urabona yabimenye wowe wowe mwarimu wakabaye murekura imodoka ubonye yabimenye neza nese ubu ngubu urabona ngiye amafaranga yo kwishyura imodoka umva ngubwire wa mugabo we uranyishyura nta bintu byinshi ni umugore wawe ubikoze njye amafaranga nari mfite nayo kumwishyura kwiga yaba ari kwishyura imodoka nagenera kuba narayimuguriye oya reka madamu ariko icara hasi reka madamu
arongera kuba madamu wawe wanyishyuye reba ndamubwira ngo iki okay basi ndakwishyura ngahe basi ndakwishyura ngahe ndebe ko nta bindi baba we urashaka ko kunyishyura reba na miruwari we reba na miruwari ko zitangiritse reba na nuza reba na injegisiyo zose uzireba ureba na za karidinari wabibonye ko yacomuyemo n'ibindi mu modoka mwese wamuye gute atarayimenya ko gahunda zanjye umure kuri imodoka atarayimenya urajyanga amafaranga ndayakura umubwire bazo biratera ntebe usobanura byo simbizi nanjye nabisobanuro nshaka ni amafaranga imodoka y'abandi igakoreshwa nari mfite amafaranga nyine reba kwigisha n'uko bigenda nyiri bigora z'akazi uko bikase nishyura ngahe fane ndakumva kwigisha n'uko bigenda uyu mugore afite n'ikibazo ntabwo abanyeshuri bose ariko bigenda ntabwo abanyeshuri bose ariko bigenda muravugana soromwe ko yayimenye umva rero nkubwire sibyo uranyishyura 400 dore igitaraburize yose yavuyeho kandi mbona ikiri hose 400 ndayakura ubiriho reka sawa noneho reka nze nkwishyure uyu mugore arongera kuba uwawe wanyishyuye reka nje noneho nta kibazo cy'amafaranga reka nzamura umugore wanjye ngiye nkwishyure ushaka ko nkwishyura reka haguruka sheri hagurukira nta soni uzi imodoka ukuntu ihenda humura reka nkwishyure ujya kumwishyura ngahe akira aya ngaya andi reka nze nyagushyire kuri telefone ujya kumwishyura ngahe arama 400 ibi bintu bifite amafaranga mbwira nimero yawe ibi bintu bifite amafaranga da kandi ntuzagaruke kwiga kuko wari wambwiye kuko yabimenye yabimenye ikimara kimeze gutya ubu se yabonaga uyu ari umuhanda ako barishyuye umugasi bikoresha nkangahe nakwishyuye reba ko yashyizeho nakwishyuye reba message sheri humura n'ubutaha sinzi ababone kwa kira kibuga wari wambwiye ko reka nta kibazo twigendere mugende ubu wabonaga ibigori by'abandi ari umuhanda siko nta soni mugira ako none rero mutsihangana 400 se kuko ageze kuri telefone yohereje nyine turete tujya shirira nanjye yanshirije usubize mereza yo ngaye uhumba reka ngenda bahemba ntabwo ari uko nigisha oya humba niba ariko mwigisha nta kibazo ntabwo ariko nigisha kuko nari namubwiye ukuntu byose babikora no kuyobora ariko ndibira ahantu bishyiraho ibyo bihumbi bakohereje nk'anga yewe ako ibintu bifite amafaranga akandi kugenda tugashyira mu bijyo nukwita ako yarayigwishije none uzi ko twari gusanga yanabira nyine reba aya mafaranga mwereke nzahindura abakozi pe ntunyiruka nzahindura abakozi ntabwo erega ari ngiye ushyiramo nimero iyo ushyira kuri kode 24 37 18 24 sawa kira ntunyiruka bando uhereze 400 rega ntabwo abanyeshuri bose baba bameze nk'uriya mugore urayikuramo ute noneho ariko fone uyu mugore azi n'imodoka turashize noneho azi imodoka uzi ko amapine yayigize nk'indege amapine ari hejuru mu kirere ubu urabona uko ari ukumenya imodoka wowe uyu muntu azi imodoka pe iwacu nta muntu wigeze yiyahura iwanyu bariyahuye se aha ubwo bunyanga bwawe iminyenga ntabwo wayinyiba ngo mbiyoberwe njye nandikaga nta soni ahubwo buvuyeho n'abandi babe bakata
uhagaze aha tube tuvugana gera mu byumvikane ku ruhande buvuyeho ngiye kurikiranire wowe uko dusanga dukorana urakuzi wese twakundi se twakunda oya ntabwo ujya ngo wanyana nagakunze kureke niko se sha utabeshye ubwo urabona kwiba iminyenga byakugeza kuki ngambwira inshuro 8 ngo nkasibona amafaranga ngawe inshuro 8 ubwo n'amafaranga uri kumbarira wari kuma 2,000 none gushaka kwiminyenga 2 kugira ngo mbe bitanu aka kanyuma aye moto iminota itarenze 5 jewe wakakanye umuntu azengurutse anga inshuro 8 ndazizengurutse nabaraga ariko ushaka kunyima amafaranga nyika kumarira ibi igihumbi ushaka kunyima amafaranga uko yakumarira ubuceceri bwaje amafaranga nirirwe nkorera hanga mu baturage narayujuje iminyenga 2 ushaka kwiba kumarira iki nakuri iminyenga nene ndiye mbabare shaka mbabwire muri abanyamanyanga amanyamanyanga ngiye akakanya maye moto ndazengurutse inshuro 8 sha reka mbabwire iki ariko wamushaka gukumenya abantu gute ndiye umuntu w'umugabo ufata kanyanganya amafaranga igihumbi oya bakase amafaranga yuzuyemo hano amafaranga mereza ye yanjye Endo karame bimaze bite ni sawa abakiriya bari kuboneka abakiriya bari kuboneka ariko ni bake muhereza amafaranga sha abakiriya bari kuboneka fresh bari kuboneka hanyuma motiriye moto undi mukiriya yararimo kugenda katakataho ariko mukanya nawe wize neza nize neza ariko ikibazo ari kunyanganya ubwo se amafaranga igihumbi cyose anyanganyijwe atari menshi uzagiheraho naribi uzagiheraho ubwo ari kwa kuri byana uzagiheraho bugiye uzagiheraho man ibintu byo kunyanganya uzagiheraho umbafu reka kumbwira nayo mukiriya ukubwira nabi ega bakiriya nabame ariko nanone ntago wavuga ngo abakiriya ahubwo bashaka kwiba bashaka kunyiba kandi njye nayo namubariye abakiriya bari kuboneka bari kuboneka ubu bari kuza rwose moto igeze yego ku moto iracyakora rwose amafaranga rwose hasi amafaranga 7,000 byose ibyo twemeranyije umeza asigaje 2 barayizi urase dimya mote wize neza cyane shura yambe ayishura yambere use murangarurira ishura tujya muri breakfast muri breakfast use murangarurira kugarurira gute sindiba bihwana nkwereke urayaheraho ni mugoroba nubundi harasigaye rimwe ntaribi urayaheraho ndaheraho kibazo kiri oya ntaribi wowe ni mugoroba tujya muri breakfast urabona tugeze saa 8 urayaheraho nugaruka okay sawa ntaribi ese ko tunjyaniye moto se genda nsigira moto yawe mugira moto arayisiga urayaheraho mutumva bakira okay ntaribi sawa dende ubwo niho turasubira ntaribi ni mugoroba sawa ndagaruka sawa faneke fre ntago wumva boss ariko ushaka kunteranya na Jirate kubona ibintu bitangira kuzamba twabyumvikanye ko turi gukoresha ariko nanone kandi nundi abikoze yakoresha uretse ko abagore nicyo kibazo ntabwo nareka kwigisha abagore ahubwo ko abagore kenshi baba bafite ikibazo umva sister danira amagi Yire boss yire mushyira amagi twakora iki kugira ngo ibintu byoroga abakiriya bari kuboneka ariko bari kuboneka uretse uriya wabaye ikibazo ariko abandi bose se wabonye ko nta kibazo tureba amagi yawe n'amanyarwanda n'amazungu dore aya ngaya ni amanyarwanda aya ni amazungu none aracyashyushye aracyashyushye n'ayande n'ayawe amagi yanjye rwose aba ameze neza niba ari ayawe yasubizayo rwose yanashakaga y'inkoko nashakaga y'inkoko niba ndimennye akiyakureho mbese ntabwo urya amagi ndya amagi y'inkoko ntabwo ndya abana none se ariye munayiwe kuba ye nuko ari we wayaranguye nyine ari kuyacuruza nawe sister bisobanurire neza
nyine we nayi aka kanya none se ariko nayanjye ni nko nyine sindi kuyatera kuyacuruza ego kumana nyagasani ahubwo imana imbabaye kuba ntarikorera no mu kanwa nayi nkoko nuko ari kumva mitsu we ari kubwira nayi kuko ari we yaranze ariko ko nizo zayateye nayi nkoko yego kandi kose yego nese wumvaga ko yatera amagi ari umuntu Rusenda Kigali nuko umumena amagi bamenera amagi ku kahanga k'umuntu ndakumva boss abakiriya baraboneka ntibaboneka baraboneka hari n'undi nigishije atari wa wundi wa mama warumbwiye ngo ufite igitekerezo mu kanwa nyine igitekerezo nuko nitujya twigisha umuntu sibyo akagonga ariko abagore nabo tukabihore abagore bura igihe cyose ibyo mubwiye ntabwo ari byo yumva rega gisida nta gisida nawe nagaba abagore ni urundi rwego kuri moto wigeze wigisha umugore ko abagore bagira ubwoba nawe urabizi nyine kuri moto wigeze wigisha umugore wowe uzi reba ariko reka nkubwire gendo ari gucuruza ari gucuruza uzi gucuruza 10 na bingahe ari gucuruza 10 na bingahe wari mushobora kuwongererwa ariko nanjye ndi gukora neza ngiye baranyongeza oya nawe uri gukora neza ngiye baranyongeza rwose uri gukora neza rwose nabibonye uri kuziha abagore bakazita mu manga kandi mubwira nyine ntabwo abagore tuzongera kubigisha nzajya nigisha abagabo mbwira igitekerezo wari ugize tugishyira mu bikorwa igitekerezo ni iki dore ikintu ugiye gukora urabona abanyeshuri bari kuza ari benshi sibyo rero uzana ikayi tujye tubandika n'amanimero yabo ku buryo bazajya banagaruka tukongera tukareba uyu asanzwe aza uyu yamaze kuba umukiriya w'imena uyu ni ubwa mbere turamuca menshi sibyo kubera tubafite mu ikayi yaraniyishyuye se ukanamuvivura wowe genda uzana ikayi rero tujye tubandika buri mukiriya wese tumwandika turi kubona ko babaye benshi se tukanabibagirwa hatazaza n'abandi barimu bakajya badutwara abanyeshuri tujye tumenya abacu runaka bose abanyeshuri bose bo muri iyi karitsiye turabafite ni abacu oya ntabwo ari iyi karitsiye gusa n'aka karere kose turimo igitekerezo wowe nyine tujye tubandika bose buri munyeshuri wese noneho nidushaka tuzajya tubabwira ngo tubahaye seritifika mwebwe mwarize neza tubafite mu ikayi ku buryo nibaza na leta neza ngo iri shuri ryanyu murabyumva mute mbasize i Kigali yewe nkisubirira mu ntara kadusigira zino modoka nabira bipangu igishoro dusigiye bira bipangu na modoka twabikora twakora pe urumva nawe waba udukora ibyo wa muzungu yagukoreye haka waba udukishije pe umuganda muramuzi ibugande ndahazi nyamumva ahantu bita imatimba sindajya ibugande narimo ni Kigali ni iminsi ingahe tuhamaze imyinshi twayimaze muri gereza amaherezo muramumenya ntajya reka nzane ikayi weho zana ikayi rwose ubagarurire action wowe ikayi irahita ibikemura abanyeshuri bose twandike ibyo byiza ni nabwo babona ko dufite gahunda naho ibugande ho ndaho ndagera nanjye ibugande ngenda humva ni ibugande ni mugande sawa mugande si ubundi si ibugande ibugande je sindajyayo sinzi uko bimeze iby'ibihugu by'ahandi ntabwo bitureba ko natazajyayo ahubwo rero mwumve mbabwira iyo njya kuzana ikayi uriga abanyeshuri weza ni ikayi vuba twandike meze neza ni sawa sawa mukiriya wanjye narinje nyine muri za gahunda ndabona amasanza abandi bantu si imodoka wiga oya narinje kwiga uyu ngo ni umunyeshuri wanjye yiga moto uri umunyeshuri ndi umunyeshuri karere nkwereke noneho kwaje bya nakubwiye urabyibuka ndabyibuka byo nanjye njya kuba nk'umunyeshuri nawe rega turetse kubera nyine hari abantu banzara muri karitsiye ngo bakobwa ko ndi umunyeshuri bakangirisha ari bakanyica aho kumenya ko ndi umunyeshuri ari bose ibyo rwose wowe none tukwigisha nk'abandi n'uwo uzatubaza tuvuge ngo urana umunyeshuri wacu n'ibyo ngibyo akugarurire arangarurira ndi nk'ibisanzwe se ibisanzwe ni ko akunda uretse
uje hano oya ntabwo nasubiye indobo yanjye uretse wagenda ukayita okay reka mvunjishe kuri ziriya na muri vunjisha kuri kariya gakiyosike cyangwa nyabasigira uraza ugafata yasiga ahubwo uradusanga hano kandi ngiye kuvunjisha nyine ngiye kuvunjisha basize indobo se genda kuri kariya gakiyosike ndaba nkuriye kariya hanyuma amafaranga yanjye naguhaye ndashaka kuyuza nyine mwigishe kumbaza se genda nigisha moto cyaza aje kunyishyuza sha uje kujya munyenga nanze kuzaya amafaranga none amafaranga asa naguhaye akamari bite byawe ndikubaza bite byawe kuri namaka ugiye ubuki ndikukubwira ngo kuri namakayi ugiye he yewe ngiye kwiga ni ukuri aje ugiye kwiga afunze ibintu byose nabitunganyije ugiye kwiga ibintu byose wabitunganyije finance ubundi ugiye kwiga ibiki kuna rero nsanzwe mbayize bino bintu ugiye kwiga he ugiye kwiga ibiki ugiye kwiga he ngiye kwiga amategeko y'umuhanda bahawe aje man kubera ko ishuri ari iryawe uri kwanga ko niga koko ugiye kwiga amategeko y'umuhanda wowe ugiye kwiga imodoka uri kunca ugiye kwiga imodoka ugiye kwiga amategeko y'umuhanda ugiye kwiga imodokari iki se kijanye mu biki amakaye ureza ngo bamwe ngo ntabwo nafata ngo ntabyandika muri gateguri wiki muri gateguri ugiye kwandika ngo njye niga ngo fitensi ugiye muri vola igakata mu matara kaka ejo bundi nkwemba ko amafaranga yose wohereje iwanyu amafaranga yo kwishyura yakuye bangubye ntabwo mudanga ku 15 zagiye kubera ko wafunguye ishuri koko nibyo biri gutuma udashaka kuniga mu ishuri ryawe njye iterambere ryawe urigezeho nta kintu byantwara ndanabyifuza cyane ntabwo ndi kwibaza iryo shuri nafunguye ryari umaze igihe ujyayo uyu munsi bamandikaye n'ikaramu bambwira ngo vola nzayanyandika hano bikiri noye kumune bika ni nshyashya yuzuyemo n'umuti ngo nitari gukora niyo bamaye oya kiva ku bicupuri akira koresha ingiyi bamenya series Rwanda bike nziza cyane urandika nk'uri kunyerera ku muneke ni baki bamenya series Rwanda niko bike yitwa andi kureba bamenya uhe bamenya ni umuvandimwe w'umutaramazani akora ibintu bijyanye no kuba bya entertainment y'amafilime comedy no aribona ko ikintu yibagiwe ntago yibagiwe n'abantu bakunda gukoresha amabike yanditseho bamenya series Rwanda ibike nziza cyane uyu yanditse ubirimo kusa nkaho unyerera ku muntu abana bazamenya ubwenge ubwo ngo urandika rwose inyuguti utakandika neza bike rabigukorera irandika yijugunya dore bambwiye ngo vola ni hano itara hano ibyo ni itara ibyo se kubyandika bikagufasha iki konjagarateri hano konjagarateri ni igihe cyuma kiba ku modoka ukandagera imodoka ikirukanka ahandi bashyira amazi bahita kuri nuza karidinari niko bakubwiye se nawe isize si uyikora si yamaye iminsi singibi yamaye iminsi ariko ni umukanishi ni umuntu wigisha imodoka
tugende muri mbakwereke tugende mico dafite n'amatsiko kureba aho hantu bigishije imodokari ariko ibi bintu ntabwo biriza gukugwamo mico nanje kwiga hano dore ngaba ari abarimu mico imodoka si yanjye imodoka si yanjye kumuritse nk'iyanjye iyi modoka si yanjye niba warashinze ikigo cy'ishuri ndabizi kandi bya bindi nakubwiraga urimo satani ntabwo ari gusa hano wari uje kwiga se ngaba ari abarimu se bora n'abarimu bari abahungu babiri wese nanjye nkiga alo soka ujya muri parikingi undebera imodoka nimba ihari nawe ni nganjye nkubwira ngo ugende buhora ariko hari impamvu mbikubwiye ntayo ese uri kuzibaza warashinze ikigo cy'ishuri na moto nayo aha turashize noneho Allah akibar fanake hamagara barabarimu bazi bari kuza uyu mukiriya turahita tumuheraho tunamwandika kiriya niba kare ashaka kwiga simba uriga moto nimwe barimu se muri kwigisha ibinyabiziga n'abagabo uyu ntabwo yakwiga moto turabona uyu aba ari gupanga kugura imodoka uyu yiga imodoka reba nyine nawe byari uwiga nakigena imodoka nibyo rero wari kwa namwigisha wenda sibyo no kunyandika mumaze iki kimwe n'iki mufite uburyo ko dufite experience iri shuri ryahawe ubuzima gatozi muri koperative nyarwo muri mumaze iminsi ko tumaze igihe kinini umunyeshuri wacu warabize tumaze noneho umuntu twigishije abona pirime mu minsi ine wamfashije nawe turakwiye bakuhandika arya witwa wami ako se usanzwe uza kwiga nitwa wami ahubwo muvure mumaze iminsi turigisha rwose uyu ni umwayi uyu nguyu nawe ni umunyeshuri w'imena aza kwiga kenshi ahubwo nawe dore uyu niwe wigisha moto nanjye nkigisha imodoka hano ngaho mbwira tukwandika ikibaro cyavuye kimwe nibyo twigishije ikinyeshuri kiyuriza mu bigori uzi ibisozi abanyeshuri rega kubera baba batabizi nagize ngo yabimenye yambwira ngo itware yajya ayuriza umukingo bose wanyu n'ubu ni umuzungu aba muri Amerika ntabwo ari igikara nkawe ni umuzungu ubu yibera muri Amerika afite n'uruhu rutukura cyane none hari igihe tuba twayabuze amafaranga katubwira ngo wikurire utuverisa byiwe ushobora ngo mumaze iminsi ko tumaze igihe kinini cyane rwose ahubwo mbwira tukwandike ubone pe bahita banyigisha umuzungu se umuzungu uramuzi ngo umusangu bwawe gato umuzungu bahita banyigisha yewe imodoka niyo nshaka kwiga wabanjije motora bakiriya banjye ni babiri wowe ubanza moto yariko byose nanabyiga wowe ugomba kubyiga byose ariko byaba ari nabyo byiza ukazagira prime ya moto ni imodoka wabwiye madama akaza kwiga madamu wenda ahita amwigisha rwose moto nitwa wame nakwanditse dore ngaho wame ahubwo umunsi wa mbere oya hano shyiraho ya uwo muntu wigishije niwe wavanye cya kiboro navanye ira nuze yanjye abanyeshuri nigishije buriya hari n'akantu buri ipine irimo haruguru n'indi twahinduye ko nayo yari yagize ko abanyeshuri baramwigisha ugiye gukora iki bugumye aho turaje twigisha witonda sha wowe uri abanyeshuri wanjye kwiga se batanga ngahe ni 90 ku kwezi ntabwo tubaca menshi 90 ni moto imodoka ntabwo yagira navugaga nje nawe se ugiye kuvugira video call nka wa muzu agiye guhamagara abandi bakiriye erega iri shuri ryacu rizakora abantu urabazi abantu urabazi yewe bamwe baranyigisha
ntabwo namenya ngo bihagaze gute pe ni umunyeshuri wacu aje uyu nguyu amaze iminsi yiga cyane ko yaraje uyu nguyu twarahuye turabiganiraho tumwemera kumwigisha ni umunsi wa mbere yaranatwishyuye nta kibazo we polisi ntabwo usanga ari gufunga abantu benshi mbwira amaze iminsi se nibwo bwa mbere aje kwiga wabyumvise ariko ugiye kuduha n'umukiriya w'umupolisi ugiye kuduha n'umukiriya w'umupolisi nawe turamwigisha n'abapolisi nawe twanabigisha neza cyane halo ubundi iri shuri yego rica n'abasirikare bo bafite ubaduhe shadi wemeze bite se nagushakaga bibaye byiza wahagera vuba arimo n'akazi kenshi apu nimba uri hafi nta kibazo hanyure ariga moto muze polisi hige moto wafite sawa urakoze noneho nubwo abapolisi aribo batanga perimi ngenda mwigisha barahita bamuha zose igihe yakiga moto akayatwara cya kimoto cy'abapolisi umuzungu ni uwaye ni uwo mu Bwongereza ntabwo muzi ndashaka kwibariza amaze igihe kimwe cyeza kwiga wenda uyu nguyu we ni ubwa mbere aje kwiga yaje twarahuye tumuha gahunda abahaye avansi y'aba mafaranga uyu nguyu yaduhaye uyu nguyu aba yishyuye mbere yishyuye mbere uretse ko ntabwo yari bwishyure ahubwo we twamubwiye ngo genda ubanze tuzanire ikayi utwishyure tunakwanditse niyo mpamvu atuzaniye ikayi imyenda nizinze imyenda yawe nizinze iri mu rugo imyenda yawe nizinze haje uriga ryari ngo dutangire ndaje niga jewe ubone perime vuba ndaje niga kamamagaye kutagiye yego rica genda kwigisha sinakwanditse kwigisha nta kibazo oya ntacyo reba uratumbona uratumani kumwe na mungu ufite imodoka ubwo ufite imodoka birori none wanjye mitsotso humurase cyase ntabwo ari gwira nari tabuka kwiga arimo kugwara Richard ni umushuti wanjye w'umupolisi afunga abantu baba babangamiye abandi ajya afunga abantu babangamiye iyo nigisha abanyeshuri hanze nkwiyane umunyeshuri nigishije kuko namaze kubona ko biyuriza imikingo ndakubwira ibintu witware utagenda ukayisekuza inkingi nanjye nkapfiramo wenda wapfa wenyine n'imodoka muzungu naho ubundi haji uwo mupolisi wawe haji ubundi wakwita ndaho muri afunge ni dendo yakoreye menshi pe ngo niba afunga abantu babangamira abandi ajya afunga abo bantu babangamira abandi naho twebwe noneho namara kubona perime y'imodoka azajya n'abatwaramo kugira ngo ashake na perime ajya n'utabona perime yego uzamenye ko ndimbwa njyewe iyo nakwigishije umuzungu niwo mwagiye wabaha akazi urumva umuzungu twahuriye hano tuvuye mu cyaro uri kumva haje kudukubitira umukiriya nari mukumbo dukubitira umukiriya none se umaze iminsi ugiye kwiga uyu muhajiri yatangiye gutwara jyamo hagati mwongere gukubita umunyeshuri mugenzi wawe kuba muziranye gano muri mu ishuri ryabo sibyo kuba ugiye kudukubitira umunyeshuri waba ugiye kutubangamira urabona abanyeshuri ko ari abasirimu none komera iminsi myinshi uyu ni umwavuga turatashima imana ngiye kuguhesha perime ngiye kuguhesha perime jewe bite genda guhesha perime uramwibuka mitsutsu uyu si mwe ugeze kuza kuri sitasiyo harya yari yanywe inzoga mumbwire mbandike namwe imvura itaraza reba aba bahungu uretse nawe mwandike ihangane hano turi mu kazi ujya kumwandika mwandike dutangire twige imvura itaraza ugiye gutanga ibigori se ugiye kwerekura muzi haje unyivangira mu kazi reka nandike umunyeshuri yige reka mvuge ikibazo cyanjye reka uretse gato waretse nkabanza uretse sha ujye wubaha abakuru sibyo wakumvisha wamabwiriye ari umukiriya ari umuzanye reka kuvugira mu bantu bimeze bita uri nyabingi icyadengeyewe nagize ikibazo aba bahungu ko ari babiri gutyo ubona bagiye bafata ibinyabiziga byanjye babiri ino modoka n'iriya moto bari kubizana ntabizi bakabikoresha ntabizi ngo bari kwigisha amategeko y'umuhanda bari kwigisha guca mu makona zima maze mvuga gicoco izi modoka none reba ukuntu bayigize aba bantu ndabazihawe n'abazungu ndakwigisha bano bantu wabafunga wabica simbizi banyize umva sha haje wanywe ceceka wowe gicoco ko uravugira mu bantu nyabindi cina uri inzari ubundi umuzungu uvuga n'uwuhewe va hano nawe umba fikara hasi
ntabwo ubyumva kuki bakubwira ntibumve mwana ni iby'abazungu abazungu ariko rero muri kuduhoza uwo muzungu ari he nani so barunga mu bagabo twe turi kurenganirega mufite ibyangombwa bahagarana ngore niko tubundi bino bintu biba ubireba ukabirebesha amaso n'igikino kimwe uko namabwiye ngo washinze ishuri ese nashinga ishuri gute utabizi ni iby'abazungu umva babwire rero mwangigiramwe uyu mubona ni umupolisi namubwiye ati yabafunga burundu reka izi mbwa tuzipakire tujyane mabuso ibyangombwa by'izo modoka murabifite tumba yego birahari ibyangombwa byanditseho ibyangombwa nanjye nta byangombwa mfite wewe wigisha iki nigisha moto nyabingi waguze moto wowe ukora iki ufite inuzi yande ni yaso ni ya nyoko ufite ibyangombwa bigaragaza amakirito jo agaragaza ko imodoka ari izanyu ajya imvura iraguye ndumashaka kwitahira nukuri jena ndi kurengana ko je bamaya reba ninde waguhaye akazi afande mbabarira mureka tubabwize ukuri ukuri kuhe reka tubabwize ukuri kuhe rwose reka tubabwize ukuri ukwe waye barese ukwe kuri ibinyoma ni ibinyoma mu mugiye kuvapuro kirimo hariya genda umusomera izina ririho yanditseho nirenganya yego mureka tubabwize ukuri yego umuntu waduhaye akazi mureka tubabwize ukuri umuntu wabahaye akazi rero ni nyoko ko mbona muri nk'ibisambo ni umuzungu ni nyoko ko bikase we mubaba mufata abantu mubafunye mubafungira mu mazi mubisobanurira muri mabuso buhoro wino sabuka gake wino aho ngaho ego ko mana nyagasani ahubwo imana imbabara kuba nturikorera no mu kanwa nayo inkoko nuko ari uyafite dukomeze yacuruje dendo yacuruje yabyumve jewe ikintu nari namenye rero niyo mpamvu nahise njya mu byo kumenya ngo boro zanjye sereze ngize watangira